Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mwese tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko mumeze neza. Waramutse neza, niba utaramutse neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo bizakunda nk'uko musanzwe mubizi. Nge nitwa Jean Bosco Abayisenga, tubana mu biganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Wakoze subscribe, niba utarayikora yikore kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Reka mbanze nsuhuza abafana ba Gunners Arsenal muri mumeze neza. Hamanizere ko igitondo cyanyu cyagenze neza. Bari batumye umuturanyi batuma Heung-min Son, maze Heung-min Son ku munota 86 aragenda ageze mu izamu aravuga ati nge ntago nagishyiramo. Mumeze bo Arsenal mumeze neza. Hanyuma ariko reka nsuhuza abantu baherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, by'umwihariko aho Iris Rwanda TV isanzwe ikorera. Niba ushaka kwamamaza by'umwihariko uherereye mu karere ka Musanze, nta yindi YouTube channel, nta yindi televiziyo izwi mu karere ka Musanze itari Iris Rwanda TV. Niba mbeshya ukabeka Musanze, nyandikira umbwire ngo ndabeshya. Niba uzi ko mbeshya, binyandikire muri comment umbwire ngo ndabeshya. Utuye mu karere ka Musanze cyangwa se uhazi usanzwe ujyayo. So ngewe rero nzanye amakuru agezweho, nk'abantu mwe ntabwo ibintu biba byoroshye. Umuntu agira atya ajya kurya agatunda mu ndege. Namwe munyumvira amakuru nzanye mu ndege, monsherizami, mu ndege iyi nkuru nashatse kuyireka ariko ndavuga ngo kansangize inshuti abakunzi ba Iris Rwanda TV tunabiganireho. Ese koko birakwiye ko abantu bakuru bashobora kuba bajya mu ndege mu rugendo bagasambana? Indege irimo abana b'imyaka 4, 5, 3. Monsherizami, muranyihanganira ijwi ryanjye ntabwo ryari ryamera neza, haracyari mu gitondo cya kare. Rega namwe munzindukiye, umuntu yazindutse saa 11 arambwira ati si uyu munsi wagwane. Ntangara ariko rero nkuko bisanzwe musanzwe mubikurikira, umunsi isaha ku isaha turaza gukora ikiganiro. Umuntu wa mbere nabibwiye ni umucuti wanjye, reka nereke umuvuga ubutanze amuvuga. Hanyuma mu kiganiro tuzakora gikurikiyeho tuzabwira inshuti zacu mu kiganiro live ejo cyangwa ejo bundi. Ngewe nzasoma inshuti n'abakunzi ba Iris Rwanda TV. Abashaka ko tunakora group bahita batwandikira muri comment. Abashaka ko dukora group ya Iris Rwanda TV, ubwo yakitwa Iris Rwanda TV Family, muri tayari tubatemo, tubashyire muri group. Hanyuma amakuru yaramutse mu gitondo cya none kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu, narivuze kwa kane, kwa gatanu umwaka wa 2024. Amakuru agezweho nuko nyine indege yarimo abagenzi batari bake, umugabo n'umugore rwose bageze gutya barihengeka bagira uko bigenza. Ubwo indege yaboraga iminota 38 ngigwe, babyita kugwa, babyita guhanuka. Abantu mugenda mu ndege mumbwire, abantu mugenda mu ndege mujye mundabura, cye ntago mbizi. Babyita kugwa kuko ntago ari uguhagarara, akubwo reka tubyite ko nyine haboraga iminota 38 kugira ngo urugendo rurangire. Umugabo n'umugore barihengeka. Noneho uwababonye ni umukobwa, niwe wababonye bwa mbere. Umukobwa ngo yagize gutya, arebye imbere ye abona ibintu byakomeye, ariko kureba imbere akaba yaragiye kureba ku ruhande rw'iburyo rwiwe, yaragiye kureba murumuna we ko ameze neza. So urumva ubundi akenshi iyo twagiye mu ndege, abantu b'abasirimu iyo bagiye mu ndege, niba urugero wenda utagize amahirwe ko wicarana n'umwana n'umuvandimwe wawe cyangwa se mwajyanye, ugenda umucunga kuko uba uri kujya imahanga. Noneho umukobwa yagize gutya areba ku ruhande, asa nk'ugiye kureba nyine murumuna we ko ameze safe, ari safe, ameze neza. Mu kureba mu kwakunda ahindukiye gutya hariya ngabona byahanye inkoyoyo.
hati se ni iki kijya mbere. Noneho ikintu cyateye ubwoba uwo mukobwa ni ukuntu bari bari kubikora, hakurya yabo iburyo bwaho hari abana b'imyaka 4. So ushobora kwibaza umuntu mukuru monsheri mukuru arifata akajya gukora imibonano mpuzabitsina mu ndege publicly hari abana b'imyaka 4, ubwo baba bananiwe kwifata mu buhe buryo? So mu mashusho uyu mukobwa yashyize ahagaragara ni amashusho y'amasegonda 18, ariko we yatangaje ko babikoze hafi iminota 16 bari mu ndege nta n'uwo batinya. Mu magambo y'uyu mukobwa, ni umukobwa w'imyaka 27 ari kumwe nabo mu ndege, dore ko iyi ndege yavaga yari y'irondere. Ubundi ni indege y'irondere yari imigendagenda nyine bisanzwe, wenda uvuye irondere ugiye i Manchester se, kwa kundi nyine nk'uko indege ishobora kuva i Kigali ikajya i Kigali nyine i Kanombe, ikagenda ikajya i Kamembe mu karere ka Rusizi, cyangwa se ikajya n'ahandi hatandukanye bitewe nyine n'aho abagenzi berekeje. Umukobwa abibonye agira isoni, urumva yanze gusakuza, urumva iyo asakuza abantu bose bari mu ndege bari bubimenye. Kandi akenshi mu ndege kubera n'umunaniro wo mu ndege usanga benshi buri muntu wese iyo atari muri telefone ye aba yasinziriye, ari focus ku rugendo rwe, bitandukanye no ntago ari shira umuteto bagenda umuntu agukandagira ureba hirya, oya. Ubwo rero umukobwa yarabirebye, arangije afata video y'amasegonda 18 ayishyira ahagaragara, aravuga ati rwose njyewe nabaje inzego z'umutekano, ndatabaje rwose. Ntabwo byari bikwiye ko abantu bakuru bakwiye kwifata bagatinyuka gukora imibonano mpuzabitsina mu ndege. So urumva ko umukobwa byaramubabaje, aratabaza. Gusa kugeza amagingo ya ubwo twakoraga iyi nkuru nta makuru adasanzwe yigeze amenyekana, cyangwa se inzego z'umutekano n'izindi zaba zibishinzwe zigeze zitangaza. Nta nubwo twamenye niba ba nyiri indege cyangwa se pilote yarabashije kumenya niba ibyo bikorwa bibi byari biri kubera mu ndege ye. Ntabwo ibyo byose twabimenye, gusa igihari nuko iyo ndege yanagezeyo amahoro, kuko burya bavuga ko mene ibyo bintu iyo byabereye mu ndege n'ibiki ngo bitera umwaka ku buryo indege ishobora kutagerayo amahoro, ariko amakuru ahari nuko abagenzi bageze aho bari bagiye amahoro. Ariko nyine ni igikorwa cyo kunenga pe, ni igikorwa cyo kunenga. Biba bidakwiye ko umuntu mukuru, abantu bakuru babiri byibuze atari n'abana babiri. So urumva guys, ni ibintu nyine biba bidashimishije cyane. Mu yandi makuru ngira ngo ejo nababwiye inkuru y'umusaza ni mu karere ka Nyamasheke watawe mu bwiherero n'umuhungu we. Iyi nkuru yo narayibabwiye, gusa agezweho aka kanya kuri iyo nkuru nuko uwo musore yamaze kuba atabwa muri yombi, nubwo bitari byemezwa n'inzego z'umutekano cyangwa se inzego zibishinzwe, kubera ko nyine urumva nyine nyuma y'ibyibaye byose bakamukeka umugore w'uwo mugabo, ni ukuvuga ngo